mwabyakiriye gute kugira ngo Bosco Nshuti mbere yuko abatumira Bosco Nshuti ni muntu ki kuri Pastor Hortense? Bosco Nshuti namukunze nyine kubw'indirimbo ze, umuntu uririmba ijambo ry'Imana, umuntu uvuga Kristo kandi ahamya ko bakunda ububyutse bw'ukuri buhera mu mutima, kuko nshobora kuramya Imana hano ariko n'ibindi biramye ikindi kitari nabyo nkabikora. Rero ntago navuga ko ubufana buba butarimo, uretse ko ntacyo butwaye. Mu bafana niho havamo abakunzi ba Yesu, niho Yesu arobamo abantu. Nuvuga ngo kugira ngo mbashe gukunda umugore wanjye urukundo Imana isaba, mbashe gukunda umugabo wanjye urukundo Imana, nuko kwikunda kuba kwagabanutse, kandi kwikunda ntigushobora kugabanuka Yesu atanyuzuye. Buriya turikunda. Gospel Today, the gospel message through the world. Ko bimeze neza, twizere ko umwami akomeje kubabera mwiza, kandi twizere ko bimeze neza. Aho bitameze neza mwihangane, Uwiteka niwe Mana. Turi kumwe n'umupastor, n'umushumba, n'umubyeyi, n'umugisha udasanzwe kubana namwe. Pastor, muri aho neza? Amakuru? Ndashima Imana. Turishimye kukubona. Murakoze. Pastor, mbere yuko ngira nubwo bitajyanye cyane, ariko nibanga cyo koresha ngo ntusaze. Hari nk'umuntu ukuze nko mu myaka 10 ushize. Usagurye. N'ubuntu bw'Imana nta kindi. Imyaka yirimo n'inyuma bigaragara bifite itandukanye, ariko harimo ubuntu bw'Imana. Hari discipline sugira yenda mu mirire mu yego, nubwo nayigize bitinze ariko natangiye kuyigira kuko biri ngombwa. Uyu mubiri niwo tuzakorera mu mwami, rero ni byiza ko tufata neza. Pastor, ujya ukora siporo? Yego. C'est vrai. Bihojejeho. Wow. Ariko natinze gutangira. Marche? Nkora marche, njya muri gym. Yego. Wow. Ukabishobora? Buhoro. Ukora nyine byawe. Bingana nanjye. Turabishimiye cyane. Tubasanze rero muri iki gitaramo cya Bosco Nshuti, mwaduhembuye mu ijambo ry'Imana, Imana yabashyize ku mutima. Mwabyakiriye gute kugira ngo Bosco Nshuti mbere yuko abatumira Bosco Nshuti ni muntu ki kuri Pastor Hortense? Bosco Nshuti namukunze nyine kubw'indirimbo ze, umuntu uririmba ijambo ry'Imana, umuntu uvuga Kristo kandi ahamya ko abakunzwe n'Imana bose bakunda ibyo bintu. Rero indirimbo ze ziranezeza. Ntago ndi umuhanga mu ndirimbo, ariko ngumva neza no kumva aririmba ibyanditswe, kumva avuga urukundo rwa Kristo, avuga Yesu, avuga urukundo rw'Imana. Yego. Ubonye rero gutumiye ngo uze kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana muri concert yiwe, wabyakiriye gute? Nashimye Imana, nashimye ubwo buntu. Turabavuga butumwa benshi muri kino gihugu, rero kubona umukozi w'Imana nka Bosco ukunzwe, ufite ibintu bizima bifite ubuzima biri mu rukundo rwa Kristo nk'uko aruvuga, amitama akantumira, numvise ari ubuntu bw'Imana. Rero ndabishimira Imana. Yego. Unconditional love, urukundo rutagize ikintu na kimwe rushingiyeho. Byarakoroheye kubona ijambo cyangwa se kubona uburyo wabwiriza mu minota mikeya ukavuga urukundo rutagize ikindi kintu mu gihe gitoya? Ntago kubwiriza bijya binyorohera, nubwo mbikora kenshi, kuko mara umwanya nibaza icyo Yesu ashaka, icyo yavuga mu magambo make, cyane cyane icyo yavugana n'imitima y'abantu. Muri Bibiliya yuzuyemo urukundo rw'Imana, amaverse ntiwayabura, ariko ubu muyoboza ngo wumve icyo ashyira ku mutima wawe, kandi mu mwanya nyine mutoya nk'uko bivuga. Yego. Mwabyakiriye gute? Mubonye abantu, mwabonye bitabiriye, atmosphere mwabonye hano bimeze gute? Hari uburyo ujya muri concert ukabona ni ukubyina, ni ibyunzwe, ariko mu by'ukuri imitima ntiyakozweho. Mwe murebesheje amaso yanyu, mwabonye bimeze gute mu buryo spirituel? Ngewe ku giti cyanjye ngize ibihe byiza, kuko biteguye neza indirimbo, bakatusomera ibyanditswe bigiye kuvuga kuri iyo ndirimbo, tumenya niyo bagiye kuririmba ko wumvise icyanditswe kijyanye nayo. Uriya muteguro ni mwiza, njye nawe ukunze. Indirimbo zose zari nziza, zavugaga, kubera ko ngiye nkunda nita ku magambo cyane kuruta melody. Melody nta nubwo nyizi cyane. Ntabwo ibyuma byasakuje cyane, melody wayumvise. Kuri njye biba bisakuza. Ariko ubwo ni kubera imyaka ko abandi baba babyenjoyinga. Kuri njye biba bisakuza, ariko iyo numva amagambo y'indirimbo ndanezerwa. Yavuga ibintu nyine numva dukwiriye kumva, ndanezerwa. Mu by'ukuri nanezerewe. Tugize ibihe byiza byo gusabana n'Imana no kwibutswa urukundo rw'Imana. Erega dukwiye kurwibutswa kubera ko isi irababaza. Ubu hari abantu bapfusha ababo, hari abantu barwaye indwara zikomeye, hari abantu batagize umugisha nk'uwo dufite. Rero isi ifite ibikamura byinshi. Kwibutswa rero urukundo rw'Imana biradukwiriye, abana b'Imana. Igitaramo cyabaye cyiza kuri njye. Yego. N'abahanzi kandi bafatanyije nawe nabo ni beza. Ikindi kinejeje narondogoye n'ubufatanye buba hagati y'abaramya Imana. Haje abaramyi benshi, bari bose bakiriye, n'ukuri ni umugisha. Imana ibishimye. Yego. Nibyo nari ngiye kubabaza, hari amakoncert menshi ari gutegurwa, hari ibitaramo byinshi. Gospel yo mu Rwanda muyibona gute mu myaka yashize n'uyu munsi, yo mubigereranije muri iyi si y'iterambere, muri iyi si, muri iki gihe cy'umugoroba niko bacyita, mubona bimeze gute?
mbona iterambere turifite ubwo naho ngiye mbasha kugera Yego, yego. aho mbasha kumenya Yego. mbona biteguwe neza aho mbashije kumenya ubwo mwebwe mwinjira indani nimwe mumenye ibyo mwanoza ariko ngiye urebera inyuma mabona byose ari byiza. Iyo mubona ibiterane byinshi hari icyo bivuze ku bubyutse mu Rwanda cyangwa bisigara hano mu masare? Aho ngaho nagoranamo kubera ko ububyutse bw'ukuri buhera mu mutima. Yego. Kuko nshobora kuramya Imana hano ariko n'ibindi biramye ikindi kitari nabyo nkabikora. Yego. Rero ntago navuga ko ubufana buba butarimo uretse ko ntacyo butwaye mu bafana niho havamo abakunzi ba Yesu niho Yesu arobamo abantu twese dutangira umuntu atazi iyo biva niyo bijya. Muri make nta muntu abenshi ntago twese dukunda umusaraba wa Yesu ko yaradupfiriye turanabyemera ariko igikurikira tubwira ngo natwe ntizikorera umusaraba tumukurikire ariko gupfa kwa kamere yacu kubamba kamere yacu kiragorana nyine n'icyo abigishwa ba Yesu. Icyo rero ntago wakimenyera mu bwitabire uretse n'ibitaramo no mu materaniro ari mu ijambo ntago wakimenyera aho ngaho ariko kuko abavuga ijambo ry'Imana haririmbwa indirimbo ziri mu ijambo ry'Imana kandi ririhagije guhindura umuntu. Rero uko abantu baryegerezwa impinduka zizaba nta kabuza. Yego. Hari ibyiringiro. Yego. Ntago twatandukana ntakubajije ku muryango. Kenshi muganira n'abantu bo mu muryango mukunda gutumirwa ahantu henshi ngo muganirize umuryango. Uru rugendo mubona rugeze hehe? Mubona hari impinduka zigenda ziza mu miryango amakimbirane mu mibanire y'abantu cyane cyane nyine umugabo n'umugore? Ikintu gihumuriza umutima wanjye nuko muri generation zose hazahoramo abantu bubaha Imana hazahoramo n'abatayubaha. Rero abagore n'abagabo babigishwa ba Yesu bubatse ingo zabo neza kandi bakomeje urugendo kandi babereye ingero benshi. Ababivanga nabo barahari. Ababivanga ko ari bari kugenda baba benshi se nuko ari bo bavuga. Nuko ibi birasakuza cyane kandi uko ibihe bya nyuma byegera tubirimo kuva Yesu yasubira mu ijuru cyangwa kuva yaza ibihe bya nyuma tubirimo. Ikibi kizagwira kwikunda kuzaba kwinshi. Nuvuga ngo kugira ngo mbashe gukunda umugore wanjye urukundo Imana isaba mbashe gukunda umugabo wanjye urukundo Imana nuko kwikunda kuba kwagabanutse kandi kwikunda ntigushobora kugabanuka Yesu atanyuzuye. Buriya turikunda tubikizwa nuko Yesu agenda agwira muri twebwe. Rero ibi bizahoraho n'ibyiza ahubwo nakwibwirira abakijijwe nkababwira ngo kubaka urugo n'undi muhamagaro w'igitangaza kandi ukenewe muri iki gihe. Rero abagabo bafite umwami n'abagore bafite umwami nibubakane na Kristo bibuke ko uwo ni umuhamagaro abatoye barimo bareberaho kuko abatoye bumva inkuru nyinshi ziteye ubwoba. Abagabo barwanya abagore bibaye umuhamagaro. Umuntu ashobora kwibaza uburyo kubaka bibaye umuhamagaro. Ni Imana buryo biguhamagaye nkuko yaguhamagariye gukora ikindi runaka. Muri make iyo tumaze gukizwa impamvu tudahita dupfa ngo tujye mu ijuru ni ukugira ngo tubeho tugaragaza Kristo tubwire abantu ko bishoboka. Yesu agenda agwirira muri ngiye yica utanse ashiramo ahuzuramo Yesu kugira ngo umbona nzamumurikire Yesu. Rero n'abashakanye icyo ntekereza mu mutima wanjye nuko Imana ikeneye ingo yatungira abatoya agatoki kababwira ngo burya birashoboka ko umugabo yaba umugabo ngo Kristo ashaka birashoboka ko umugore yaba umugore nk'uko Kristo ashaka. Yego. Aha tugana ku musozo ubyumva utabashumba nabo bakoze igiterane nk'iki nta muririmbyi urimo wumva abantu babitabira igiterane kivuga urukundo byaba bituzuye gusa abaririmbyi babura mu iteraniro gute kereka ari nka seminaire uvuga ngo abantu bagiye kwiga umwe hakajyaho undi avuga urukundo rw'Imana undi nawe akajyaho undi akavuga urukundo tuvuga agace gato ariko ari abashumba gusa. Hari ibiterane nagiye mbona bibamo abigisha barenze 2 nka 3 sanga abantu bafite inyota batega amatwi wa mbere bagatega wa kabiri bagatega wa gatatu nabyo birashoboka ariko tabuze mwe baririmbye. Ibyo mvuga nta baririmbye bari barimo abaririmbye baratangiye ntibakomeza. Buriya rero kuririmba n'impano tutakwirengagiza ariko kandi nko mu gitabo cya Ezira niba nibuka neza bari barataye Imana bari barimo bagaruka basomye ibyanditswe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abantu bararira barihana bagarukira Imana byari byanditswe gusa. Rero byashoboka wenda ntiturabibona ariko byashoboka. Pastor mukunda gushyigikira abahanzi nta muntu wari wagutumira kiretse bafite indi gahunda ngo ubure kumwitaba ari umuto ari n'abanini kandi hari abashumba mu by'ukuri batajya bakunda gukora icyo kintu yumva nyine ibintu by'abahanzi n'iby'abahanzi akumva ni ibintu adashyigikiye. Ni iki kibigutera niyihe nama yenda wagira abo bagenzi bawe? Aho ntago nemeranya nawe ko abashumba batabikora. Abashumba tugira nako sinabashumba umuntu wese umaze kujya mu mirimo igaragara ariko bari kumvuga cyangwa inshingano nyinshi umwanya uba mukeya umwanya uba muke.
rero ushobora gutumira umuntu ugasanga afite randevu zigera mu mwaka hanyuma wakumva utizeye mu mwaka ukavuga uti ubu nuko yanyanze kuko ndi mutoya ariko rero mu bwami nta muto nta mukuru kuba umuntu yaramaze kumenyekana okay nyine afite impact wenda ageze kure ariko n'umutoya nawe ni w'agaciro mu bwami bw'Imana. We niki kibigutera kubashyigikira cyane nubwo yenda okay n'abandi ubwo barabashyigikira ntago mbashyigikira cyane nkuko mbishaka ariko mbona ibyo bakora ari byo gushyigikirwa kuko atari n'uwumva naje kwigisha ariko hari igitaramo cyiza cy'umuhanzi numva aririmba indirimbo numva nyine ndarobanura mu ndirimbo ariko cy'umuhanzi numva aririmba indirimbo rwose yego zitwegereza Yesu nditabira nkaza nkitaramira nanjye murakoze cyane turabashimiye pastor kandi turifuza kujya tukomeza kubabona nyine mushyigikira abakozi b'Imana abahanzi ndetse mu bundi bwose tugana ku musozo ariko ukora management gute y'abantu bagukunda ugira abakunzi benshi abakwandikira abakohereza ama message asanzwe WhatsApp ariko wa profisi twe tugiye kuvuga ku gitaramo turasoje ariko akantu ka management y'abantu kubera ukuntu abantu benshi bagukunda ubimanaginga gute ama message yose urayasubiza amakuru bikora nabi kuko ntago mbishobora ntago mbishobora najyaga nibwira ngitangira uyu murimo wo kubwira abantu barenza abo nshumbye bakeya na nishumbye numvaga message zose nzazisubiza nkumva calls zose nzazitaba niko nabyumvaga mu mutima kandi bishukuri hanyuma za gusanga ko bidashoboka uvugana n'abantu bari kure mudahuje amasaha bari mu bindi bihugu uvugana nabo mu Rwanda ntago mbikora ndagerageza calls zo zarananiye tayari byavuyemo ariko message ndagerageza kuzisubiza ariko hari ngigiye kwa kurya gushyiramo nk'izina ry'umuntu warishyiramo akazina ry'undi ugasanga hari message yo mu kwezi kwa kanga utigeze usubiza rero ntago mbikora neza kandi ndabasaba n'imbabazi abanyumva suko byanga umuntu aba yumva yatega amatwi kuko mu bintu bitangora kandi nkora nishimiye no gutega abantu amatwi nagize ubwo buntu Imana irabumpa mba numva natega amatwi umuntu wese ukeneye gutega amatwi ariko simbibasha nandika abantu bavuga ngo reka nzagerageze kubakurikira ko babisabye ariko ntibikunda neza ariko ndagerageza mugira ubutumwa muha abantu bubwo buzuye ku mutima muri iyi minsi niye message iri kugaruka cyane ku muntu ugukurikiye ku muntu ugukunda mwamuha muri iyi minsi wumva iri kuruta izindi zose no gutumbira Yesu batumbire Yesu bakira urukundo rwe muri make biturushya ko urukundo rwe rutatwuzuye nibatumbire Yesu gutumbira Yesu ntitureba ku musaraba tureba ahavugira muri make ibyo mvuga ibitekerezo byanjye bifite akamaro gakeya ariko ibyo Yesu avuga bibeshaho amen Imana iguhe umugisha murakoze cyane turabashimiye murakoze kandi nawe gushyigikira ibitaramo byose no kubikoramo umurimo mwiza mukora yego murakoze cyane kuduha umwanya nkuko wabivuze ukunda gutega amatwi nanjye urayaneza Imana iguhe umugisha uramprovise Yesu abaho umugisha murakoze